n'umuryango mpingo nonse ndipo ndakubanja inshuti zamwe nezatanya kwigendera kumaso ndazinzake bose amalemu nyemerere manze ntambutse ubutumwa nde mundivomereze kuti ndidusese utenga turutse ku itorero rya Nkanka wajogera ku mpingo umene amalemu anabaduramo by'umwihariko muri groupe y'abanyeshuri Abamari nanjye sinzaburayo ugasaza amagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo ziko zumva izina ryanjye nkitaba Madimvetsa ndiponso matipangira zambiri pazifuwa zimene zotenda kukuthokozani kuti Mulungu azikupasani pamene mukuchosapo pa nthawi imene ife tikulira kuchifukwa kupanda iye kuti akutitsogolera ndiye kuti ntchito yonse imakhala ikubwerera mbuyo komanso ndiyamikire achibale amene tikukhala nanu m'mudzi muno kuti muzikhala momasuka ndiponso mwamtendere pazifuwa izo ndilibe mawu ambiri oti ndingayankhule koma kwanga kungopepesa kumbali zonse kuti m'bale wathu uyu Mulungu amutsogolere mpaka na tsiku lomaliza ndikatero ndingoti tiasire anzathu ampingo kuti apitilire ni programu yawo malingana nditawo n'amarira n'agahinda n'intimba bitwuzuye tubuze umuvandimwe tubuze umujyanama wacu tubuze umubyeyi ariko tuzi ko tuzongera tukakubona ku munsi wo kuzabona abacu twabuze kabanda uruhukire mu mahoro kandi Imana ikomeze kuba bugufi bwawe tuzi ko tuzongera tukakubona wari imfura kandi icyakurangaga bwari ubwitange ntabwo tuteze na rimwe tuzakwibagirwa n'ikiniga n'amarira Daddy! Daddy! Umwuka w'Imana kukora ntamena makuru
kugira ngo nzimo yera magwira nshi hari n'abatabyemera ariko mvuze ko ariso amene so kurubira ngo mandiko yankunda amene amakurubiri twebwe twari dufite amasengesho hano y'iminsi 7 ivyo guno kudene ne mabimpira amasiku 7 yo gutangira umwaka oyambira cyaka turayasoza kandi bigenda neza twabanyemo inawamaliza nditu zintu so zinaenda buno nyuma turi muri amasengesho dusoza oyo kwangije mu mabimpira amene no kumaliza tuza guhabwa ko itorero ryacu rya Nayoti tinamva message yaguti mpingo watu wa Nayoti ishami rya hane Mangochi mpingo wa Mangochi kuno Mozambique branch ya Mozambique Lirongwe di branch ya Lirongwe ndetse na Zarika komaso ndi kudzalika duhabwa message ngo nimusenga amasengesho iminsi 3 yihuse kirabasibwa message kuti mupempere mapempera amasiku 3 ko hari ikintu kigiye kuba mwitorero kuko bali kimwe kifuna kicitike mu mpingo wanyu mu byukuri ntabwo twigeze tumenya icyo ari cyo zone hadi siri mazozo ndi bafunika amacitike cyane ariko kabanda yisambwira koma amalema nanduza kuti ati imvugo y'Imana ndayisi kandi nanjye mfite message ko dukwiye gusenga mawa mulungu ndi mawachiwa komaso neso ndi message yokuti ndibempere ati dufatire odite dusenga ayo masengesho iminsi 3 ndiye ndibempere masanga mabempera amasiku 3 ndamubwira ati abantu amazi iminsi basenga nambuza kuti antu akala amasiku akubempera reka tubanze tumare ibisumweru 2 babanze baruhuke kareka amayiga abiri kuti antu ameno tuzaje twasenga ya masengesho iminsi 3 tuzabempere masiku kana kuti tuzabempere mabempera amasiku kabanda uryamye ahangaha amalema amene magona bano ino ne wakomeje umpamagara mbwira ngo wateguye ya masengesho ko numva nkuko Imana mbwira ko ndimbira bafubi kunduza zori tabangane mabempera nibwo nahise muhera kudiamo nibwo nahise mbwira abantu tubana mu nama nyobozi bamendi na wauza antu awatsu ndababwira ati dutegure ya masengesho y'igihugu cyose tiye kipange mabempera wanje amasiku 3 twatangiye akabanda kandi ukomeje kubana natwe uyu so wari umwanya wo gutanga icya 10 n'amaturo mu nzu yawe tanga umugisha kubatanze icya 10 n'amaturo kandi ukomeze kubana natwe no Pastor w'itorero Dangaja atugeze amatangazo karibu Amen. Amen. Turashima Imana tugutoboza Mungu wa mbere kuko niwe muremye wacu kandi murenga w'ijina ryose nta muntu numwe bari